Reka ngusuhuze kandi ngushimire, reka nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukurikiye Karegeya Omar Pano uri hirya no hino mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Njye nitwa Theo, ndi kumwe na Karegeya Omar Jean Baptiste. Turaganira nk'umunyamakuru ku cyegeranyo cy'uyu mwaka kijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru kivuga ko u Rwanda ruri ku mwanya wa nyuma muri kano karere. Ni nawo mwanya twari turiho muri kano karere mu mwaka wabanje. Iyo ugiye kureba mu Rwanda, wenda nshobora kuba mbivuze ariko uruhande rwanjye nawe ufite ukundi ubizi, ntabwo dufite inzego za leta, polisi, ribu cyangwa inzego z'ubuyobozi zikuzaho abantu inkuru cyangwa zibuza abantu gukora inkuru, ariko dufite sosiyete ibuza abantu gukora inkuru runaka. Hari icyo ubona iki cyegeranyo cya Reporters sans frontières cyaba kigirwamo uruhare n'izi online harassment zibasira bamwe mu banyamakuru zibabwira ngo wikora ibi wikora ibi wikora ibi? Urakoze, ariko ubundi n'izo nzego uvuze ntabwo ibintu byose bigirirwa facts, ntabwo ibintu byose bivugwa ngo biri documented. Ntabwo urwego iyo muganiriye, nta muntu uganira n'urwego ngo aze atange raporo. Uribuka inkuru yo muri umupasiteri wabwirije akaza kubaza abagabo ati abagore banyu barabategeka? Bati yego. Bati abategekwa n'abagore nimuhaguruke. Yego. Bose barahaguruka hasigara umwe. Pasiteri ati se wowe ubigenza ute umugore atagutegeka? Ati ko n'ubu yantegetse ngo simbahara. Ati n'ubu yanciriye isarane reka ngurura mu kuvuya urambona. Yego. Baza gusanga hari umuntu utegekwa, Yego. akanategekwa kutavuga ko ategetswe. Yego. Urumva ko utanze urugero rwiza cyane. So ntabwo ibintu byose biba hano ari bica mu itangazamakuru cyangwa bigiye kuri social media, ariko urwo rugero utanze rwongereho noneho n'ikijisho cya Bihehe mu kugabanya inyama. Aranyibutsa ikijisho cya Bihehe iyo story. Ikijisho cya Bihehe ntabwo iyo story nyibuka yinyibutse neza. Aroyi ntukizira. Nushaka ko mikoro rukizaga abidusobanurira. Bihe donc umuhigo, inyamaswa zabonye umuhigo. Hanyuma intare umwami w'ishyamba avuga ati Bihehe tugabanya zino nyama. Fasha itako la part d'Ilion. Ibyo ntabwo biri muri ntuza z'ikinyarwanda gusa, bikurero rw'isi. La part d'Ilion naho yaturutse. Noneho itako ryiza Bihehe iti intare umwami w'ishyamba. Izisigaye itangira guha izindi nyamaswa. Ibijombye yiteye urwara mu jisho. Bihehe ijisho riranagana. Bati seninde uratse tukabanya ati enda shabaka enda wowe hari icyo warusha Bihehe. Bakame iti itako rya mbere ni iry'umwami w'ishyamba, irya kabiri umwami w'ishyamba, akaboko umwami w'ishyamba, akandi umwami w'ishyamba. Igeze izo mu nda nizo yatangiye guha, ariko imihore yose umwami w'ishyamba. Noneho ntabwo atari gushaka Bakame, ubwenge wabwigiye ko de uzi kugabanya inyama. Ati kira kijisho cya Bihehe kinagana si isomo rikomeye. So rero ntitujijisha abantu ngo tuvuge ngo ntabwo inzego ziza, ntabwo igihe cyose inzego ziza zitwa inzego zanagutumaho cyangwa zikakugira inama. Hari ikintu bita akabarori cyangwa akarorero cyangwa ukareba amastrategy ni menshi. Amastrategy ni menshi, bashobora kugutumaho, ari n'uwagutumaho n'uwo mwashakanye. Twabwiye umugabo wawe agashinga akajya muri mika agashinga akaduka, ibintu bya kamera ahoraho akabireka. Abyumva umugore nijoro akabikubwira, aho ati umuntu yaje gutya yambaye gutya utazi ngo avuye he. So rero ntago bivuze ngo kuko urajya ngo tuze guhuza ngo kuki turi inyuma kandi nta nzego zitubuza. Inzego rero ntabwo wapfa kumenya ngo ni izihe. Abyumva n'umumotari ashobora kukugira inama burya. Ayinya ntabwo bivanye ni ukumenya ngo
kontekste turimo hariyo tuzi twese nk'abanyarwanda nka sosiyete yangiritse ukamenya ngo turayubakisha iki, ibyo buri munyarwanda akabyibwira wowe ubwawe ukabyiremamo, ariko no kumenya ngo hari za kirazira, warenga umupaka ukabona ubutumwa kuguhamagara, kwandikira, kugutumaho umuntu uri closer to you, ndagushaka mukaganira mukasangira ka kafe, aho ati no ngewe nkorera ndi umugoronome w'akarere ka Burera, yego, ariko akaza akakubwira ibijyanye n'akazi, goronome ko nta fumbire navuzeho, gorono urashaka wiki, ariko akakubwira ibintu ugasanga nuko nguko. Ntabwo bivanaho ko hari ibigo byeditinga ku bwabyo, hari n'abantu byeditinga ku bwabo, ariko hari n'abeditingwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo ari ngombwa ngo inzego zize zivuga ngo dushinzwe iki, twitwa ba kanaka. Iyo byageze aho ngaho ikijisho cya bihehe kiba kiri hafi kunagana. Hari akantu kamwe abantu bajya bakora, haza nkabwira ni karyo nti ntawe abintumye, ntabwo ari urwego mpagarare bivuze, ni inshuti yanjye, cyari nk'igitekerezo nk'inshuti. Noneho rero Yozefu n'ugikunda kuvangurwa nawe ngo yitumije icyo mwikabwira amatora. Nuza muri 2004 nari mu buyobozi bw'abaskuti, ariko nari umuyobozi AI nshaka kuba furu. Urabyumva? Amatora agomba kubera kuri Minisiteri ya Siporo, hariya kuri stade. Ubwo mbere yuko mba secrétaire général nari komiseri wa Byumba, ho noneho inzego zo icyo gihe zarigaragaje, bakamvuga mu nama, birangira nyine n'uwari ushinzwe inzego antumaho. Icyo gihe nanga gukingura. Bahereye hehe? Kuko nagomba kwiyamamaza nturutse mu ntara nyobora, barambura, birangira amatora abaye, ndatorwa. Maze gutorwa ari komiseri agira ikibazo, abaye ikibazo kuko nge nari mpari naratowe, ndamusimbura AI. Iyo crise irakomeza kugeza tugeze ku matora. None umunsi w'amatora bya bindi byo kuvuga ngo inzego zaje zigaragaza iwanjye aho nari ntuye Ibyumba, haza noneho baca kuri muramu wanjye. Atari kw'ibyo bintu habyihuriye, bofu habyihuriye kwere. Batangiye kubiboyikota nkiri Ibyumba, shaka secrétaire général, none ndi gushaka na commissaire général, baca kuri muramu wanjye. Urumva? Urumva umuntu musangira umujyama twajyaga no kungana, ntabwo atari ko bino bintu yaje tugiye kujya mu matora neza ngo twinjire muri stade, azi wanjye atari ko ibintu babiretse bimaze iki. Urumva icyo bishatse kuvuga? Niba bashobora kuba baca kuri muramu wawe, hari n'uwaca ku mukozi wawe nyirizina, cyangwa umumotari ukamutega utamuzi, akagenda kuganiriza bene ibyo bintu, babyumva nawe ugakadiriye. Rero ntuzategeze ngo inzego nizaze ndiziza oya, hariya n'igihe ari ibintu biri legal. So rero ntabwo abantu ibyo byiciro byombi birahari, abiyeditinga, ibigo byeditinga kubera context, ariko no kweditingwa n'abandi utazi. Ku maradiyo ubu hari n'abahamagara, noneho amaradiyo afite na YouTube ukabona muri commentaire, babyumva. So ibyo rero nabyo birahari. Ngo nagira ngo nkubwire ko hari umunsi nabonye rimwe ukora ikiganiro uvuga ku munyamakuru umwe ufite ukorera igitangazamakuru mu Rwanda kizwi, usinya bimwe twita byline, agashyiraho amazina ye, hari akagera kandi kazina kuri Twitter akoreshaho. Uravuga ni umuhari se? Uretse banze nk'undikubwira icyo nacyo ugikomeze, kiraza muri ya yindi twise online harassment. Ariko mpamvu nyizanye ntago ari uko nihuse, ngarutse ku icyo wavugaga. Ese ntishobora kubona kandi online harassment, ariko ari kwa kundi umuntu ashaka guca kuri muramu wawe, none ntace kuri muramu wawe agaca kuri account ya Theo ariko yitwa
ariko nta ibyo reka nkubwire witinda mba nahise mbyumva. Ubundi kiriya kiganiro navuzemo umuhari cyarimo ingingo 3. Ndaza kugaruka kuri uwo nise umuhari ko ndacyarihagazeho. Aha ni kuri KOP, ntabwo ntuzanarivanemo. Nahamagawe n'abantu 3. Ikiganiro cyarimo ingingo 3. Icy'umusaza wari ugiye wototeraga gukora penaliti, icy'umunyamakuru waburanye i Karongi, n'icy'umuhari. Nahamagawe n'abantu 3, ariko buri umwe ambwira ku ngingo ye. Umwe ambwira ku musaza, undi arambwira ngo watukanye, ngo wavuze ngo niduhura ngo nzamubwira. Undi ati ibi ni ibiki? Ngo navuze umuhari. Ni ikintu cyoroshye pa raporo y'ibyo bari banyise. Ndacyabivuga, ntabwo bivaho. Bambwiraga ngo ni editing, ngo mvane maneka. Umuhari se ko ari akanyamaswa kutahinduka inyamaswa, umuntu yakwisa ibindi se byo twiswe wamenye uko bingana. Noneho rero professionally uko twigisha muri Pax Express, ukubaho muri profession, muri media professionnel, niko wakabaye unabaho kuri social media. Twikubona ukora inkuru zifumbire, zagira inka, za statistique, zishingiye kuri facts, ushima abantu, noneho nugera kuri social media zawe ubundi bari utwitse. Ibyo bintu utwitse biraremereye cyane. Ibyo twajyaga duhora tubibwira muri Pax Express. Twagiraga abantu adakora inkuru nziza, ariko kuri Facebook ukagira ngo umuntu bamuhinduriye. Ubundi professionally uburiwe aha niwe wakabaye nahariye. Sibyo? Ntabwo waba ushinzwe umutekano noneho ngo nugera muri konji ngo kwa ko uwo munsi utari mu kigo cyangwa utari muri uniform ngo ubungabanye. Umuntu ni umuntu umwe, n'umunyamakuru professionnel, ni buri professionnel mu gitangazamakuru ukorera, na social media zawe zakabaye ziguma muri wa murongo. Niyo mpamvu rero tugera ahantu nyine abo ngabo bihimba amazina, usibye ko ntanabyemera. Niba nawe ugira konti wahimbye andi mazina, ubwo ntabwo nkubwije. Igaragaza uko wakabaye, uvuga uti iki ndakivuze nka kanaka kizangarukeho. Ariko uragenda ugahimba igikonte gifite ibizina, telefone ukoresha yanditse muri bya bizina, wahamagara kanaka, wahamagara Karegeya ngo ariko harya ngo ya nkuru ya Karongi ngo tuzayikora ryari. Trukora igahita ikwereka ngo ni cya kizina cyo kuri Facebook. Ibyo twahanganye nabyo biraho, kandi ngo babazi ngo bihishe, kandi bazi ko ikoranabuhanga ritwereka byinshi. So rero nibyo noneho ya harassment rero ya online ituma abantu batabasha kugira ibyo bakora. By the way, iyo ngarutse ku mugani nkunda kugarukaho, kwa ko nabonye ufasha benshi, ibuye ry'umuzamu n'ironji rya nyirurugo, nkunda kubigarukaho cyane. Kuko umuntu nkuriya arajya hariya muri ibyo bizina bitazwi, akakwita icyo yishakiye, ubwo ni umuzamu uri kugutera ibuye, mukanya nyurugo akaguhamagara atari kumbwira tuganire. Vraiment komereza ibintu byawe rwose turabishima, rwose tuzanasangire agakawa, babyumva akavuga ati vraiment komerezaho. Iryo ni ryaronje rya nyirurugo. So rero ntabwo watinya online harassment y'abantu biyita amazina atariho, y'abantu batagize icyo bavuze kubw'amahirwe, kubera ko ibyo ukora biba bishimwa. Rega nta mukino utagira, navuga se gute, nta buzima butagira abacalenjinga. Ikibi ni ukumenya ngo uracalenjinga gute. Kanguha urugero, mu cyumweru gishize twabonye urutonde rw'abagitifu b'imirenge muri Kigali babahindaguye. Yego, sibyo? Ese uriya muntu nabonyemo ufite izina nk'iry'umunyamakuru niwe cyangwa amazina yombi? Ntabwo ari we. Tugira abo tuburamo, tugira nabo tubonamo bashya, babyumva. Tugira abo tubona bahinduriye imyanya, harimo no wa wundi wa Jabana hahandi Clement yakoreye. Uriya byamenyekeye gute? Baramuhinduye bamugira ngo ni umujyanama wa nyobozi. Nanishimiramo umwanya ko nikanzemo. Bikanzemo iki? Umwanya
ukuva kuri gitifu ukajya kuri njyanama ya nyobozi ubu ugiye muri ya mibare nakubujije uretse gato byihorere. ntabwo ari imibare Eh. ni uko nzi ko muri Rulindo Ah. uwari gitifu Ah. agiranye ibibazo na meya bamuvanye ku mwanya wa gitifu ariko ajya kuba umujyanama wa nyobozi ariko yamazeho nk'iminsi 2 ni ubundi niyo nzira ni ukwanga beta dani hamu niko babyita. hari ukuntu ngo Amerika imaze iminsi iri gushaka ukuntu yasohoka mu ntambara ya Irani ariko ngo aho hihorere reka nkomeze exit strategy reka nkomeze ubwo twabuzemo uwo baramuzamuye. Icyo nishimiyemo hari umudamu ufite PhD wayoboraga Rusororo we bamugize director mu karere. Uwo mudamu impamvu mutinzeho twigeze gusa naho tubipfa ariko turiyunga turahura. Hari ibintu byabaye mu murenge wa Rusororo mbivugaho ndavuga ariko se umurenge wowe na PhD nukumera byari muri education abantu bari mu gati Karegeya yagize ampamagara babaye atari ko se kwiga byabaye cyane ndavuga kwiga si icyaha ariko wabijyanye PhD uri kuyikoresha aho itemewe ubu noneho ni director. Icyo nashaka kugera kuri iyo nkuru rero nuko ntabwo nirinze kubitangaza no kubisesengura ubu uyu munsi nibwo byabaye inkuru kuko ziriya reforme zagomba gutangira gushyirwa mu bikorwa ejo kuwa mbere byahagaze nta byabaye. hari aho ngiherekanye ubasha ngo byagoranye. Yego ubwo nibwo yabaye inkuru sasa si sawa. Usesengura urwo rutonde ukanasesengura impamvu byagoranye ukibaza n'uwafashe umwanzuro ukabivugaho byatuma ubutaha bavuga ngo turakora impinduka twabanje kuvugisha ba nyir'ubwite impande zose twazirebye. Iyo ukoze iyo nkuru bikosora babandi bakora ariko online harasazi bite gutyo bo bahita babona ngo ariko nk'uyu ibintu birakorwa nabi. Nta societe leta itagira bene abo ariko nabo ngabo bahagurutse bo buri sinangombwa bo si ngombwa muri societe ariko niba babyungukiramo it's okay. Haba ari ikibazo cyubahemba nta n'ikibazo ufite gutijya bene abo ntabwo byatuma ukora kuko nuvuga ngo ukwerekana ibintu si uvuga ngo ni ibitagenda nuvuga ngo byakabaye bikorwa gutya. Hari ikintu nza kukubwira mfashe case kafate case 3 inzara ya Kayonza bameya bari hehe inzara ya Ndego nyobozi ya Kayonza iracyahari umucanga wa Rutsiro ntuzi ko njyanama yose yagiye ukiri muri iyo Kayonza buriya mbere yuko umukuru w'igihugu abivugaho muri ijambo ry'umukuru ryerekeza abantu benshi muri ijambo ry'umukuru w'igihugu ryakije abantu barimo n'abanyamakuru bavuga ukuntu Kayonza inzara ica ibintu ariko ijambo ry'umukuru w'igihugu kubinenga nugaragaza ko ikibazo gihari byatumye umunyamakuru wavuze ko bihari adahinduka ikibazo ariko mbere akibivuga bajya bavuga bati abaturage barahunze buriya na nyobozi mu bya mbere ya nyobozi yegujwe mu bya mbere yabanje gukora aho gukemura ikibazo abaturage bafite yabanje kwataka bari kuvuga ko ikibazo gihari inzara ihari. Uriya munyamakuru rero iyo ajyanwa n'umutima wo kuvuga ngo reka nceceke ku mihanda batanyambara uvuga ngo ikibazo cy'inzara cyari kumenyekana na nyobozi bayicaye ivuga ngo irakora kandi nta kiri gukora. Ubwo ni urugero rumwe. Rutsiro mu micanga uzi ko byatwaye byo njyanama yose. By the way ngewe nari nakoze ikiganiro hari Rutsiro ari nko mu kwa gatandatu njyanama iravuga njyanama y'akarere ka Rutsiro yego na nyobozi urumva oya njyanama yarimo na nyobozi bagiye bose. N'ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda by the way genda gake n'ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda havanyweho ikipe ingana kuriya hakajyaho meya w'agateganyo yego ngira ngo uyu meya wa Rubavu niho yabanje ari meya w'agateganyo Murindwa Prosper yego. Kiriya gihe kuri case ya Rutsiro nari maze iminsi mbikoraho ibiganiro none ikiganiro cya nyuma nakoze navuze ntaba abantu nta mezi 6 bazamara sibyo 6 niyo narabahaye hari mu kwa gatatu cyangwa mu kwa karindwi mvuga ngo ntibazageza kuri Noheli uzi cyabaye nene nabahaye amezi 6 babahaye amasaha 6 ikiganiro nagikoze saa 2 n'igice no tuvuye kuri BNB saa 4 n'igice saa 12 nibere 15 ndi kwiganira n'umuntu ngiye kwihagarika umuntu
amaze kureba ikiganiro abonye n'itangazo ribakuraho asanga muri toilette ati wari uzi n'ibibaye ati bya bintu y'amezi 6 wari wavuze abaye amasaha 6. Urabyumva bivuze ngo uko inzego zashyiraga mu bikorwa zagenderaga no kubyo twabaga twavuze. Iyo ngenda nkavuga rero ngo bazavuga ngo iki ubwo biba bikiraho hari urwego na case buretse gatoya na case ya ntuza ya Rusizi kwa Kibiriga uribuka inkuru zagendaga ziza umusubirizo amabaruwa iri ndumva ngo itangazamakuru ridakora kuriya niba hari icyo imiyoborere mibi ya nyobozi yari ihari yangirizaga abaturage n'ubu kiba kicyangirika. Utekereje rero ngo bazavuga ngo iki ntabwo wakora akazi ntiwagakora. Reka nanavuge kuri ryabuye ry'umuzamu uterwa n'umuzamu ariko nyiruka akagutera ironje. Hari urwego rumwe si ngombwa ko ndiko nduvuga ariko twigeze guhuriramo abayobozi b'urwo rwego bagenda batubwira inkuru twari turi kumwe babyibuka hariya batubwira inkuru atubwira izi n'izi turabakurikira dukurikira ibyo mukora ku nkuru mw'iyi sector dukurikira ibi n'ibi banashima uruhare itangazamakuru rigira cyane rwose. Hari muri public hari n'ibindi biba en privé. Nibyo navuga byuko nyine nk'umuntu akwatatse kwizo nkuru ukabona reconnaissance ukuzirikana abantu nk'abariya mu nzego ironji rya nyir'urugo ayinya ironji rya nyir'urugo ntawe rihuriye n'ibuye ry'umuzamu. Hari inzego zo mu Rwanda zikunda kwandika gutumira abanyamakuru zibanje ijambo nkunda ariko ntarasobanukirwa neza abafatanyabikorwa batumira abanyamakuru ni formule de politesse ariko impamvu mbwiye ko ntararyumva neza ubundi abafatanyabikorwa muwamufatanya bagufasha nawe ubafasha umufatanyabikorwa muwamufatanya agufasha nawe umufasha ushaka nawe bagufashe se no ariko Theo iyo umuntu agutumiye nyine akakubwira ko yemera ibyo ukora mukaganira mugahana ibitekerezo ukabaza utaryo uyu muntu akorera nde bakagusubiza ikibazo cyawe batagiciye amazi barangiza ukajya mu busitani buteguye neza amaguru y'inkoko n'akantu n'agatsitsimuzo hari ubufatanye ko burenze biriya ndabyemera urumva ntago hari ibigo none se buretse gatoya baba online babandi bakora online harassment hari ababonyemo hari abatumiwemo hariya hari aho murahurira bamutumiye nuvuga ngo hari abigize abakozi ba kana katajya tumubona ikimenyetso cy'uko uri umufatanyabikorwa nuko utumirwa ahantu nk'ahari. So icyo nari mvuze hari ibigo bya leta n'amaministeri bihabwa bije nini ya communication. Rimwe hari mugenzi wacu bigize vuba ngo buriya ngo mu matungo yose uzabona buriya iyo uhaye umuntu isekurume y'urukwavu abagomba kuzagira ikintu azaguha nirubyara ku nka ngira ngo barishyura amafaranga ku ihene banza nabo bishyura amafaranga ku ngurube ngira ngo bishyura nk'icyana cy'ingurube ariko buranga isaki ubu ni ntiza umva nimara kwimyiza iza kwa kana kanange uzayintiza muri isaki nta muntu usaba igihembo kwera iki wese arabizi umuntu ati aritwara ikimyize akazongera akayitwara isaki itirizwa ubuntu. Hari umuvandimwe rero kuvuga ngo barajya batwara abanyamakuru ngo uzamu umunyamakuru muri event yanjye nk'abatira isaki ndatekereza ko harimo urumva ariko no oya uretse gatoya ni imikorere n'umunyamakuru ari umunyamakuru bijyamo no hari icyabura ari n'ukora gutyo nawe hari icyabura. Ubundi event niba ari y'abanyarwanda tanga itangazo abashoboye bazi niba wateguye na kwasteri niba irenga ushaka indi hari ibyo uvuga ngo ntabwo ari byo iyo ntabwo ari imikorere niba ibintu ufite ari bizima. Bigeze kugira ikibazo hano hari ikigo nakoreraga hano ndi editor noneho umuhungu umwe ajya mu nkuru Nyagatare ngo batanze inka ngira ngo n'ihene azanye inkuru ndamubaza ngo uruhare rw'umuturage nibo bihitiyemo inka nibo bihitiyemo ihene ese nta wasabye ingurube yayihawe se ese nta wasabye urukwavu
uzi ikintu yansubije ariko wowe ntabwo ubizi ngo aba ni abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa bageze mu bwonko bw'umunyamakuru. Urajya mu nkuru ntumenye ngo kana bagwaye inka niyo wahisemo, kana ufite ubwatsi, kana kuki wahisemo ihene ntuhitemo urukwavu. Ibyo ntabyo yari yanzaniye. Mubajije avuga ngo nabafatanyabikorwa kubera ko nyine babandi bagenda bavuga wa muntu uvuga ngo muduhe umunyamakuru. Rimwe na rimwe hari n'igihe bavuga ngo mumpe kanaka. Uribuka kesi ya Musanze ngira ngo nko mu Kinigi bagiye bakodesheje inka bakazishyira mu kibuga bagahamagara abaturage bakajya bazifotorezaho, fuso ziri hariya zitegereje kongera zikazipakira ko zakodeshejwe. Wakora ibaze umunyamakuru wagiye yasabwe kuri ubwo buryo, ntabwo yazana icyo kintu cya fuso. Uwavuze ko fuso zahise zizipakira nuwaje aje ni nkuru wamenye ko ibintu byabaye. Ibintu rero byo kuvuga ngo muduhe ufite n'icyo bintu cya public relations, kumenyekanisha ibyo ukora ukwiye kubimenyekanisha uko biri. Yego, aravuga ngo uze ugaragaze ko abaturage bahawe inka kandi mu by'ukuri hazanywe nkeya zo kwifotorezaho zigasubiraho zigasubira muri fuso. So urumva ngo rero uwo munyamakuru wazanywe niwe uripotinga ngo batanze inka, ariko waje yumvise ko event ihari niwe umenya na za fuso zazipakiye. None wenda tunagana ku musozo kw'iyi ngingo, iki cyegeranyo cya Reporters sans frontières gushyira u Rwanda ku mwanya wa nyuma muri kano karere, turabishyira ku bagikoze kuko n'ibi byegeranyo hari abantu bavuga ngo biba bifite bias, sibyo? Ese turabishyira bande suko bande biterwa n'abarimu, hari abisinziriza reka buze igihe nahereye ntabwo babyumvise bashaka uwa kangahe no wangu imbere ariko wenda amanota yahindutse ariko muri kano karere ugereranyije na Kenya se na Uganda hakurikiraho Tanzania guhera abakanyakanya natwe kuri 50%. Muri Afurika bagaragaza ko nta bwisanzwe nka Kenya ifite 50%. U Rwanda rufite angahe? U Rwanda rufite 39%. Tanzania ifite barwibye se? Tanzania ifite 6%. Oya mbaza nsubiza barwibye kandi uri muri ambaza cyangwa babereye nayo ngayo ikwirujyamo nayo na Kongo na Kongo iri turi imbere. Kongo data za Kongo ziragora kuboneka data za Kongo zo ziragora kuboneka. Muri nuze ari ikintu cyakozwe n'ikinyamakuru cyitwa Africa Intelligence bavuga ku bijyanye n'ibisirikare n'inzikoze muri kano karere bageze ku Rwanda ntaho barushyize, baravuze ngo ibyo u Rwanda ziragoye. Ibyo ngibyo nta birenze, kandi evaluation nicyo ziberaho. Abantu bagomba kugira ibyo bahindura kwa kundi statistique ihora ikora urutonde rw'uturere uko dukurikirana mu miyoborere, ntabwo ujya ubyemera. Ndavuze abenshi ntibajya ariko bituma bamwe bikosora. Nk'ejo bundi Ngoma ngo yabaye ya kabiri, umwaka wabanje ngira ngo Gicumbi yari ya kane, ubu Gicumbi yahise isubira inyuma. Tumaze kumenya ko Gicumbi icyo gihe yabaye iya mbere ikurikira uturere tw'umujyi wa Kigali. Turagenda turabyina, nanjye ndabafelicita. Abandi banyamakuru bagenda barata ariko iyo Gicumbi ikize marinitisi ihagaze gute? Asanga nayo ni iya mbere. Iwacu dufite ibiryo ntitugabura. Babivuze kubera iki? Amata yose uzaze tujyane duhagarare Gaseke, amagare nibura 60 ahetse ibicuba, nibura buri gare rihetse ibicuba nibura 3. Amata yose yizira hano ku Kinamba. Urabyumva? Gicumbi premier district producteur de lait, ariko encore premier district muri malnutrition. Kubera iki? Amata azindukira i Kigali. Ibyo ngibyo niyo watera kamera Nyacyonga ibyo uzabibona. Amata ya Gicumbi yose aza hano n'ibindi byose. Kuki se nahamya ntese ko ayo mata yose abaje yose, nahamya nteke Igicumbi batahasigaye ko aricyo twita gusagurira amasoko, kandi byarahise bigaragazwa. Reka nkubwire imibare ntibeshye. Gicumbi ni iwacu, Gicumbi ni iwacu, ndanahagenda cyane. Iyo nkuru yaje ivuga ngo Gicumbi malnutrition irakaze, nabanje gufata ku mitsina nti uradusebya.
noneho ntangira kugenda, ndagenda njya Shangasha na Nyabishambi, ndagenda njya Ruvune na za Rebero, za Cyuruho ndahahora, sanga bya bintu urabyumva. Niyo nabanje kuvuga ngo uyu munyamakuru yatubeshyeye, kumbe n'ubu ngubu ngira ngo iracyari ya mbere kuri 39, ariko mu bukungu nayo ni ya mbere. Inka nyinshi, imirima yera, amaterasi y'indinganire arahinze, amata reka sinakubwira. Ariko so nuvuga ngo izo nkuru zombi rero, ari uwo munyamakuru wa mbere, ari uwa kabiri, biratuma Gicumbi ubutaha ushobora kuyisanga ahandi hantu. Ibyo nibyo bita gucarenjinga, gutanga amakuru acarenjinga abayobozi. Ubwo baragiye barongera baricara bakabaza tubigenze gute, ukubyumva. Abantu rero bagomba kubaho, bagomba kubaho. So nuvuga ngo rero iyo gukora urutonde wabera utabera nta zindi nyungu nanjye nanabonamo, usibye ko buriya Reporters sans frontières ikunda gukoresha amadata harimo n'amazi igihe. Ariko iyo turebye abanyamakuru mu manza uretse gatoya ibyo ngiye kukubwira igiye kureba, kuko ngiye nshaka gushingira ku byanditse. Reporters sans frontières igaragaza mu byo yashingiyeho, bagaragaza wasanga n'ifungwa rya Bagihadi ririmo. Yego abanyamakuru ba en detention, abahunze, bagaragaza ko hari ntuze habayeho nyine ngo ubushize twari amanota 35, uretse 39 twazamutseho hane. Yego urumva. Ariko ngo bivuga ko ngo nubwo ari ibimenyetso ngo bimwe ngo byiza ngo byaturutse ku butegetsi bwa hano nsomye kuri ntuze, bavuga ko ngo u Rwanda nubwo ari ibintu byiza bigaragaza ko hari ikigenda. Yego nyine ari ngo ko abanyamakuru n'ibindi bintu byose bifitanye isano nabyo biri mu bituma urwo rutonde nyine rujya u Rwanda rugira ayo nyine. Urumva nicyo ushaka kubwira. Hari ibyabaye ariko ntabwo u Rwanda rukora ibindi bihugu nabyo byicaye. Urumva icya mbere kuba social media ziri gukora, kuba amaradiyo avuka, amateleviziyo akavuka, abatanga ibitekerezo, influencers, ni byinshi kuko n'ibindi bihugu biba bibikora. Noneho bakagenda bakagera wenda muri za kesi z'imanza z'ibyaha cyangwa amakosa abanyamakuru baba bakoze. Ibyo byose nabyo ayo makuru baba bayafite. Rero ni ukuvuga ngo nta birenze ni ukugira ngo abantu bahindure. Ariko hari byinshi biba byarakozwe, uburyo abantu batanga ibitekerezo batari kuzamena n'aho bamenera, si byose. Ibi byose pluralisme mediatique itaraza, utarize itangazamakuru, ikinyamakuru cyari kimwe kandi cyangajaga abaryize gusa. Ariko ntabwo ari bo bubaka igihugu, ibitekerezo byabo ntabwo ari byo byubaka igihugu byonyine, nawe washobora kuba utaririmo kandi contribution yawe irazwi. So ibyo byose ni ibintu abantu baba bakoze. Ariko ku manota hari ntabwo kuba twaba abanyuma mu karere nta birenze, ariko bituma dukomeza gukora effort. Nta birenze. Ntabwo ari ukugiganira imyanya, ikigenzi ni ugukora neza kurushaho, kandi turabibona bigenda bihinduka. Hakorwa iki kugira ngo birusheho kugenda neza, kugira ngo wenda kuko none se watangiye umbwira ba bantu ba online harassment, barase cyokora ariko birashoboka kuko bafite uwo bakorera, bafite ubahemba bariya. Ubundi kuba existence ya bariya nta nubwo yatuma tugira amanota pe, ntabwo bishoboka. Ntabwo yatuma tugira amanota dufite bariya abantu. Urazi aragenda agaterura uruzina, sinzi niba ariko Reporters sans frontières nayo igira abayiha amakuru. Ugaterura ikintu ukaba wari utangiye kugira utwo urundanya, uri kwikorera inkuru ushakisha, umuntu akakwita FDLR akidegembya, ejo akakwita umuhezanguni akidegembya, ejo akakwita ibyo ntazi uza abantu babivamo kubera gutinya vuga ngo batanyita gutya, uza bababara. Urabyumva? Kandi bari abantu bafite kameme, bafite uwo bakorera kameme, hari uwabahaye akazi, hari n'ubahemba. Urabyumva? So bari abo bacika bishobotse, ariko sindamenya impamvu bagumaho kuko duhora tubivuga. Nawe warakibajije turi Kacyiru, n'est-ce pas? Ariko icyiza nuko inzego zamwihakanye. Ntabwo abo bakorera ntabwo ari inzego zizwi.
bashobora gukorera abantu bakorera nk'abantu ku giti cyabo. uvuze n'icyo hari n'abavuga ko kuri izi mbuga nkoranyambaga hari abakuramo agahinda gakabije. Yego. hari abantu biriya bintu ni ibintu ikintu cyitwa abakubitana n'ibyo akabivamo. Oya nanjye pratikoma njyewe nkanjye personnel nuko ngira umutima ukomeye pe. Nuko ngira umutima ukomeye. hari ikintu cyitwa character assassination. Gufata umuntu n'undi hari iyo teme bavuga ngo reka tumubage nta kinya. So urumva rero ababivamo ni benshi. Abasiba amakonti ya Facebook batangaga ibitekerezo. Abagira gute ababihagarika bakava mu kazi. Bati giye mu bindi giye kwicuriza, ngiye gushaka akaryango kwa Mutangana cyangwa muri Chic cyangwa muri Mike nicururiza. Abenshi bakajya muri communication. Abajya mu turere. Nibyo byose nibyo baba bahunga. Kandi babahanga. Bari abahanga muri media. None kazasigaramo abagerageza bataryize natwe, sibyo? Nabwo kubera kugira umutima ukomeye. Ibyo rero ni ingaruka yo gutinya ba bantu nyambura uko mbakarifiye. Ariko ikiza nuko inzego zibihakana. Abyumva? Yego. Mu gusoza ndari nkubaje nago dukora iki ariko kandi mpindura ikibazo. Ninde wabihindura kugira ngo uru rutonde hagira igihinduka? Aya kuriya chaque pays sa presse. Ubwo neza n'abajyaga bitubwira. Hari context utapfa guhindura 100%. Hari context dufite imbago tudashobora kurenza. Context y'u Rwanda itandukanye n'iy'ibyo bihugu. Yego. Cyo ni ngombwa rwose ngombwa kukimenya. Hari ibyo utapfa kuvuga uko wiboneye, hari irangaje utapfa gukoresha uko wiboneye, ariko ntago byagera, ntago twagera ku rwego rwa Kenya. Urebe nanone ubwo simbizi niba Reporters sans frontières ijya no mu bijyanye n'amikoro. Oya birimo hano. Abantu bakora hano birimo kuko abantu bakora udukuru tw'turapfa cyangwa akajya mu nkuru bamuhamagayemo kubera ko baramuha giti inkuru nzima akazireka. Ari igitangaza akazitinya cyangwa se kuzigeraho bimuhenze. Buriya so rero ntabwo ari na Kenya. Buriya Royal TV iza gukorera mu Rwanda na za KFM. Kamaze ngunangirize nyine ikibazo. Ariko niyo ni data. Biretse nyine Royal TV iza mu Rwanda na za KFM. Na KFM ziri hehe? Buriya ngo banza wisubiza ariko ziri. Kandi nicyo ni kuvuga kugira ngo usubize rimwe. Yaranye yavuze ngo gukorera mu Rwanda bageranye na context bakoreramo hariya. Ntabwo biri kuvamo. Alors Amazing Grace arya yiracyakora. Amazing Grace yafunzwe n'umupasiteri n'undi wabwirije iby'abagore. Bya byari bikaze cyane se. Ziko Raise ariko numva ariko numva hari ibintu bimwe urumva Amazing Grace nayo ifite amateka. Ariko izo zose ni data za RSF, Reporters sans frontières. Niba uvuga ko KFM itakira, niba uvuga ko Royal TV itakira, niba uvuga ko Amazing Grace itakira, ushaka tuba bambere mu biki? Ese bamenye ko Man City yarayenganyije na Everton. Icyo mbikubwiriye nuko ntago ari umunsi wa shampiyona ari umukino w'ikirarane. Ntabwo byo njyambijyamo. Icyo ntavuga ariko nuko ari umukino w'ikirarane ntago nshaka kujya muri football cyane. Byakinaga atari umunsi wa shampiyona. Iyo umukino wagomba kuba arakinwa mu gihe cyashize nyine ari w'ikirarane. Bihuriye se n'itangazamakuru. Ntabwo biri hano hafi biriya ko umusaza yabyumvise. KFM hari igihe ubona abantu KFM Royal Amazing Grace. Okay, abankurikira ashaka ko babyumvise nabe nibitabikugeka nkusobanurira. Bimbwire rwose. Tazobwira ko ejo utari umunsi wa shampiyona ariko ikipe yarayikinnye. Hari iyo umukino uri gukinwa kandi atari igihe cyo gukina kubera ko ari w'ikirarane hari handi bituruka. Ibyo ni igisubizo. Ibyo rero urumva ntabwo wajya kwiga ushaka data ahandi. Kandi ibyo bigo turi kuvuga ni byari bifite inkomoko muri ibyo bihugu dushaka kubyiganira ku myanya y'imbere. None biza gushora hano bikanga. Urumva nuwo agiye gutanga raporo muri yanuze yabiresha amanota mabi. Igihugu ati bimeze gutya cyane. Babaje BBC niyo mbona ndasomaga iyi nkuru nayo ishaka ati bari batubujije gukorera twakoraga mu gire gutya. Oya ntabwo ariko nibyo barakora se. Barakora.
KFM iri hehe abayikoraga bose cyokora nta mushomeri wayo ndabona bose bahise babona akazi ibiciyeho uzi KFM ikiganiro cyayo nibuka cya nyuma n'umuntu niba ari wa mukobwa wagiye muri FAO yitwa Ndedi wa mukobwa w'ibyumba Tambi neza yarakoze inkuru ivuga ngo iyo umuntu azize impanuka akagongwa na telefoni igashwanyagurika amafaranga yari ariho ajya kuri inde. Iteko ry'izungura rivuga ko umutungo w'umuntu yapfuye utwarwa n'umuryango we, ariko se ayo mafaranga yari ahari muri MTN wa mugani hari kampani zihorera mandate zigira mandate nyiri cyo nigiye kuvuga tureke kuri konti ho bigenda bite kuri konti ufite mandate oya ushaka utamufite ushaka kugira nimero umuzungura nyiri ushaka no kuba n'umugabo afite umugore basizanye byemewe n'amategeko ariko ntahitemo kumugira umusenateri kuri konti ye uburenganzira bwe konti ni ikintu kiri person urumva uwo mukobwa iyo nkuru KFM mbere yuko ihagarara yashaka kuzabikora mu maseri kuko ibyo bisubizo uri kuma ntabwo ari byo yahabwaga kandi usipoza abazira impanuka mu mwaka kandi buri muntu wese agira telefone kandi ifite ibikwaho n'amafaranga. We navuga ku bijyanye no kuba yaba yamenaguritse niyo bitamenetse n'ubundi muntu agira pin password ariko niyo handitse password abankomokaho bemerewe kunzungura bafite uburenganzira ku mutungo ariko se bigenda bite bajya guswapisha se uswapisha nabwo bisaba ko niyo waswapisha kugira ngo agireho access bisaba ko ufite iki password nibyo rero nizo nkuru za nyuma za KFM nibuka hari n'ikindi uwo mukobwa yari aherutse gukorana na Musenyeri Rucyahana urumva ntabwo style bari bafite yari inyakenya na Royal TV nayo ifite style y'inyakenya ziri hese ntabwo byari yararandeze ariko nta bibazo byari birimo gusa style yari yashakaga gutobora ko n'ubu ngubu ushobora gusanga rwose kuzana ibintu nawe ubona abantu bashobora kuba bibazaho ntibabone igisubizo kugira ngo nibura bigane mu gukosoka. Yego ndumva ari ibyo nawe udukurikiye ushobora kuba ufite ukundi kuntu byumva ushobora kuduha igitekerezo inyunganizi cyangwa se ukanadukosora cyangwa ubundi buryo ubwo ari bwo bwose watangamo igitekerezo cyawe ni uburenganzira bwawe buri wese atanga icyo afite. Reka nshimire cyane abakurikiye ikiganiro rero nanabashimire ku bitekerezo muza gutanga. Reka nshimire by'umwihariko Karegeya Omar Jean Baptiste adufashe kugira ngo ikiganiro kibagereho, tunashimira abari ku buhanga bw'ibyuma bayoboye amajwi n'amashusho kugira ngo nabyo bibagereho bimeze neza. Mwakoze cyane. Asante.